akazi kenshi kamera so mve ko nyine ndawukunda kandi ushaka ko twumenya thanks mutekereza amasaha yagiye amfashe naguherekeza nk'ugize nta kibazo kubaganiriza kubera akazi kenshi namwe wese ese ko mba ndi kubahigira muri barumuna banje ngomba kubamenya nkamenya ko mwize neza mwariye ndetse mufite ubuzima bwiza ndabyumva muri barumuna banje ntabwo mubura kunyitaho amasomo aragenda shahagendanye uyu munsi ntabwo murajya ku ishuri tsake ni muri weekend nagiye umunsi murabizi ko arongeraho akenshi simba nagiye ku kazi gusa mujye mwitonda abana hano hanze hari isi itari nziza ndabinginze nimujye mwiga mushyizeho umuhate mushyizeho courage kugira ngo mutsinde mugire icyo mugeraho hari utundi tuntu maze iminsi mbona tutameze neza mu rugo ndabizi ko muri abantu bakuru se buri muntu wese ntafite akazi kiwe akora mu rugo wese nese mugira ngo nimva mu kazi nze ndebabikana ko twatunganye murabara umuntu abanje muri abantu bakuru ntimukajya bumva ko ibintu byose ari ugusiga n'umaze gukura kameme ejo nshobora kugenda hakava umwe muri mwebwe ufata inshingano nk'izo nari mfite sibyo mujye mumvurira mwitonde mba ndi kubahigira uko nshoboye nta kuntu naba nagize mba nabambitse buri kimwe cyose nakibamenyeye so mujye mwihangana excuse mbanze ntebe gatoya erega iyo yagiye mu kazi natwe tugasigara mu rugo abagiye kumushakira uko amakaye ibintu byose nyine akatwitaho cyane nyine mba numva ari byo nyine natwe tujye nyine tubaganza dukora imirimo mu rugo nyine asanga umugore hasa neza bagiye gushaka amafaranga nyine kugira ngo ubuzima nyine bukomeze cyane kabisa ase niyo mpamvu nyine ari nk'umunsi shange mbanumva n'imizigo yanjye ngomba kwigaragaza amashuri ibyo nize nyine nibyo nzakora mbese uziga shange nzi nyine by'ubufasha kudatangira kubyitoza isakira ibyo mbwira ngewe murebera n'imana ego ko ndabyitoza njye nabibasha ubu ngubu ubwiye ngo bikora bisi kubikora gusa uzabishobora ari sinigeze n'ubundi sha kugenda nabone hakuze kugenda uyobora abanyamahanga baje bavuye muri Amerika uko avuga ati u Rwanda rwacu ariko ibintu byose iyo wabyisizemo nyine birashoboka nta kidashoboka wowe urwo rwacu rwo n'undi urumva twarize mu fashion mu design kazajya ku designingira ibyo fashion niko bimeze sibyo ubundi twebwe nako twinoza Jesca yagiye karaje mu kanya n'isabye ko agiye kwitaba
nawe ndabona yagize ajya kwita musheri wiwe go ako uwo musheri wawe nta namakuru abaduha reka nimumureke ako mwajye mumenya ibyanyu by'umusheri wo mu azabitubwira nyine nese kuba ari mukuru ntabwo akatuganije nka bari umuntu wiwe abasiko kwana oya buriya babona atari ngombwa nyine nabona ari ngombwa azatubwira ukuntu ibintu bimeze ariko abagomba kutwisanzuraho n'abandi akatubwira byose njye mbona umuntu wese utapfa kumubwira ababona twe turi batoya nyine ababona ari ibintu atatubwira ese ni abasheri ugira ndabagira nyine ariko ntabwo ari ngombwa nababwiraho nyine igihe kizagera utabatubwira wowe kuki utabatubwira igihe ntabwo kiragera nyine ese tutatumenyesha ibintu bye abazi igihe agomba kubyorganiza akamenya agomba kubitubwirira cyane igihe agomba kubitubwira nese nk'ubagize agaporobulemu ariko ngombwa nyine yuko oya ariko abona igihe kitaragera kwanza mu bireke tutegereze mu buzima da azatubwira nabona ari ngombwa shamba mbibona kubibona ntabwo ariko bibi nubwo mba nicicitse n'telefone mubona nyine ubibona ute muvugana ubibona ute nyine mucatingana kari agasaha kanyu kuvuga harani utaratwereka umusheri wawe ngewe ariko murabizi ko ndi umwana business bari business please niba nyinshi amafaranga yanjye ntabwo bivuze ngo ujye kuri kuyakinira uranyumva neza ntabwo ngiye ibyo bikunda no jya managing ibintu byanjye nk'uko biguhaye uranyumva nta soni ufite n'uyu nguyu yaba ari mwiza urabona ko hano rwose ameze neza hano yaba ameze neza hano umva rero umva mbabwire muri muretse mvugisha uriya mu ndaje nta bibazo naza sawa the sister amakuru nshaka kuvugisha se mu kanya nicaye urakoze amakuru se nitwa Ebno Jesca akazina keza nyine none se murubone kubwira ngo basara nyine yari ngombwa amanze home higira iki abana b'iki gihe turabazi ni nka wa wundi ngo ndacyari umwana murabizi nyine ariko ngewe ndabizi ko nyine umwana ibintu byo gukunda iby'abantu namwe kandi ndabizi mwese muracyari abanyeshuri nta nk'umunyeshuri akundana ubwo se agusabye gift wamwiki wenda se Valentine abaye nyamuha bike n'ikayi banyumvira oya rati ntabwo gift ya bike n'ikayi abanyeshuri batunga se noneho namwe murakunda turakunda muzajya mwicara dufite abasheri tu gift irabaye nawe bike n'ikayi uramutse ukundanye nawe utari umunyeshuri atari umunyeshuri yamuha ikaramu wamuha ikayi ngo ajye kuyimaza ariko njye sinkundana n'umunyeshuri ehe ukundanye noneho n'umuntu ufite akazi we araguha gift ikomeye wowe uragenda umuhe bike arayikoresha njye ntabwo namuha bike wamuha iki urabizi amafaranga yose ni Jesca yaduha noneho uzambwira ngo Jesca ngo nyine amafaranga yo gutanga reka Jesca namubwira ati namuha amafaranga njye kwishyura ishuri nkagomba kandi aduha brodo tukazijyana ku ishuri sinabura uko mbigenza ndakubwiye ngo ni hahandi wajya kwishora mu mico niba ngo urashaka amafaranga uko kwiyeranja niko nkubwira ngo wakujyana mu mico nyine gute
kugira ngo nyine iki akaguha amafaranga ukayemera tu ukagenda mubone gift ukaba wiyiciye ubuzima n'ubu urashaka gufasha ubwo se wafasha wirirwa sana kuva amafaranga shamaze ntabwo ari byo wareka ukiga ukarangiza ukabona akazi ukajya ukora mu mushahara wawe nawe ukamugura gift nawe akagura indi gift ariko nanjye mba ndeba ukuntu nyine isi ibintu bimeze ukoresha ubwenge cy'imvugo ujye gukomeza mu nzira agasozi areka ayo mabara n'ukuntu umeze gusa nyine uvuga batarabona ibyo tukubwira ubifata nyine nk'ibintu biraho ariko hari aho uzagera uvuye umushango nubwo mukuru wanjye muri wanjye babimbwiraga byabaga bifite agaciro nyine ukadushwishwiriza ariko azabona kebo ukagiye wamugarura utabusiga bw'ikintu se ko nzi ko wigana n'abana tuze bakobwa bakuru ntibakubwira niba ko mbizi nyine kasi hanyibamo abana nyine bameze ntibakubwira ngo yatama ninja bigana sunda kandi hase ku ugendana nawe ndabizi ndirana kuraba arimo n'imwoshye shabyo tubivonye tuganire kuko dukora akazi ko mu rugo nyine wese yumvishe ko bikugushijeyo oya icyo kiganiro tukivira tuganire kuko dukora akazi ko mu rugo nyine buri wese agira akazi ko nta bintu byo gusigana reka dusigana hari igihe bigera ugahita wigira muri fone ukajya kuvugana n'abo bantu ukibagirwa ibyo wagakoze n'uwakubwira ngo ubikore akavuga ngo ese ariko wibuka cyagiye tunganga ateka umuceri akavuga ngo akajya kuri fone ngo ugasanga wanutse ko sinanakunda umuceri ngo muteke ariko ngiye akazi kanjye nako kandi guteka nimba udakunda iki gitekera abo mu bana basi guteka se wabonaga Jesca kubuzika bagiye mu kazi azanane bingu basi ari gukora waka yiwe nanjye wenda ndi koza ibyo byomba guteka umuceri n'ibintu nabiguye se mu rugo ubwira mu rugo simba ari ingenzi byaba ingenzi nkahamenya mu rugo ni remera urakoze none se wampa akanamba kawe basi ko nzajya mbisuburiza akabungu bikigiye mwabaye muto mubona umukobwa wese wicaye kuza mu mwaka nimero mu mana telefone zacu ari call center nyine ikora nyine najya mbisuburiza nta kibazo imihangane nimba mbagoye basi mumbabarire ariko mu makanamba kanyu murakoze nzajya mbavugisha bayi Kuja wishimye. Uramukonga ni waragiye kureba. Mbese kugira ngo barihaye yuko barihaye umwana shana kundeka tubireke ese Jesca ari karanje shana ndabona amasaha ageze rero tugende ari ikigihe ari he ubu naravuye ku ishuri kandi wasanga yibereye mu basore dore ko baba baranamutesheje umutwe yenda no gusa aha none sikaranze kumva wamugira utenya shade ni imiti ukamwishinga ahubwo tujye tumugira inama cyane ko yamaze pe kandi n'umuvandimwe wacu ntabwo yaba atumenye asuba nawe nibwo bwo twamukoreye iki nanjye biri kunshanga nyira nk'igihe twe twatahiye we n'igihe n'ubura n'igihe tumaze twaje watarazi sane yaraciye kuri ka gahungu kakarema amataragera ahangaha
ariko nta nubwo agira isoni yambaye n'inifomu ntanatekereze ko abantu bamuseka yatinze gutaha hasi rakisa niko yazimenye gaburira ni kure kuba twamugaburira akongera akaba umwana mwiza pe reka dukomeze dutegereze turebe baraza ariko ndaza kumubaza gake n'ukuntu ambwira mubaze ahantu yatinze n'ukuntu ambwira n'ubu natangira kuzana ibintu byo kubeshya kwisobanura ibintu bidafite gahunda nta kundi ako ari ibintu yikora ubu meri yaba agera n'igiti yadohagura abakibyikoza yabyikora se sha muntu yibagirwa vuba shaka bisa aho nyine sisiteri nawe nyina aba yabyoroheje ntamugire inama kandi abe mukuru kuri we ako si uko atamugira inama ahubwo ni uko nawe umwanya mubana muke aza atinda avuye ku kazi akaza yiryamye ntanamenya n'igihe ndi yatahiye kuko waza nyuma y'uko nahagera kandi nagafashe niyo yaba umunota umwe cyangwa ibiri hasi ukamuganiriza kuko nawe mukuru kuri twebwe arabimubwira kuri mumeze muteze biti makuru yanyu mwatashye ryari se nk'ubu watinze naratinze cye twatahiye mwese mwatashye ryari nese ubu igihe basoneye twazotse yewe ntitwaje tumenya twatashye gake bishoboka nese wowe wari ukiri nari nkiri gutaha utaha se waciye mu nzira tutaciyemo hari umuntu wampamagaye wari wamaye gahunda nabanje kujya kumwitaba n'isuku wumva nta n'isoni n'inifomu ikibazo wumva ufite muri wowe soni z'ikizi kingana nawe kiri aho ngaho n'umuhanda n'ibinifomu abandi bazi si ubwo n'inda guhamagara biragenda kandi ugomba ari byo byiza ibyo uri gukora kambare ako tuvugishije ukuri iki gihe waruriye tubwiza ukuri uwo muntu wahamagaye segonda tubwiza ukuri ko tugahita udaciye mu ruhande shani wa mudugudu w'inshuti yanjye wanyigisha si ubwo ujya muzana ibyo unifomu uri kumwe na shira ubabonye ntabaseka koko udusekera iki se shira wanjye kabinkundira nese ukamuhuye n'abayobozi uraho uri kumwe n'ikintu gikuru n'inifomu muri aho muri kugenda mu abayobozi se batugira ute ako ari mubaze iki ni cyo gihe cyo kujya mu basore koko ariko si utwe ko tutabajyamo ubona turusha kuba tumeze neza ubu si turusha kuba twiga tugafata mu mutwe reba wowe kubera kubajyamo mukiga mufate ni wowe uzana amanota ya nyuma ubwo ubona ari ibicuruzwa akorewe ukuntu Jesca twishyurira amashuri akatwitaho agadukorera buri kimwe cyose ariko we ntubiha agaciro ako urabura kubyaza umusaruro school fees Jesca atanga ukirirwa mu basore uba wumva ibyo uri gukora ari byo byiza udaha n'agaciro ibintu mukuru wawe vrema agukorera ntugerageze kubyitaho ngo ariko ibyo ntabwo bivuze kwiga nawe byanje avuga n'ibyo pe ugomba guhinduka gare amuje kuri ibyo byose nk'uba wumva ugenda mu nzira nta kibazo so nk'uko wayifashe ingano cyane niko yanganaga mwese kandi bityo twakubonaga iyi niko yanganaga si twe twabonaga amacuri sinzi ukuntu mwabibonaga nyine izi ndodo urabona atari nshyashya ni nshyashya izi ndodo urabona ari nshyashya urabona zishaje urabona utarayikatishije bakongera bakayikuba bushyashya hinduka mwana wa mama dore ibintu muri iki gihe byarakaze rero turi kubikubwira ku neza tukugira inama tugomba kubibwira Jesca tukamubwira amakosa yawe yose kuva kuri rimwe kugera kuri rya nawe nk'umuntu mukuru ndabizi ko azafata umwanzuro kandi azafata umwanzuro ukomeye okay ngiye kubigabanya
ko bivuga utabyemeye nk'aho n'ubundi uri kugira ngo ducisha ku bigenda.